Katsi hano nice. Aha ni mu genge yacu man, ni mu banga. Ugiye hehe se ngo ndi kubona nasohotse man na nshaka mo ka. Urangurira kandi rero. Ari biza bose ufite gahunda yo kumwe. Byahatara amafaranga se. Ibaga se. Bagirimo ikintu kikaze cyavanye. Man ubundi ko turi inshuti. Bagirimo ikintu cyagurutse indege. Tumvika. Harimo benzine ibindi bintu. Reka basi mfate urumve nyine ntare. Semani waretse ngafata uko ntare. Fata ariko ntufungure. Uko aremeye se. Kandi ibintu byadane sana. Nyine reka ngufashe kubera yuko ngiye kukugurira akantu, no sinakugurira wifashije. Urangurira ikira, urangurira iki? Rega nsigaye ubu ngubu ndo umufundi, sigaye ntubaka ndenjenye. Maze iminsi mukira kandi rero. Maze iminsi hirya za Bugesera ndikubaka. Bugesera n'ubugezera yahe bana. Sinsigaye ndenjenye se. Kanze ndebe umuntu gatoya. Ugiye kumureba he? Hano ndahita ngaruka ntari wonyine nakabaga. Siga umfatiye agacupa nyine ahantu wonyine nishaye. Ugenda agacupa bakaguha ariko cyawugira nyine kubikire kano kabaga niba arimo n'amafaranga tutaza ku. Awe harizewe se. Cyane. Ufite geti funze fresh. Yadanje mani ntari. Ntari bijya kuko ndaje gusa ndagusanga hano. Gafate heza. Uvuga kwanoza kwa Teddy. Ntari bigafate kwa Teddy. Kabanze gafate nawe. Serve bimeze bite? Kumani nabaye bose mwateguye ntari. Turi kwitegura nta kibazo. Sawa ngaho mwidusangisha hari. Ndabona nta na kimwe niresha. Mwihangane ndagiye. Ahubwo reka mbazanire umuntu uri bubiteho. Turasubira. Sawa nta kibazo. Serivisi zanyu ndabona ari nziza. Nje ndafata iriya whisky. Ni whisky ni iri mu hotel. Weho umwa. Kabete mitsingi. Ibitsiki sura Kana karesha wewe man. Nanje mwakafana. Kukijana no kumjenyere kapa kuji. none se biba byiza ariko yinonze uyu muntu ayivangiye zaramvangi. Manurfunguzo. Ubundi nuvango umuntu wateretse abantu bagomba kurinda nta muntu urimo hanyura. Naje batije paya sawi mumpere. Mukabare. Rwose bameza ryo. Tuzanibiraho. Hano twinywere. Muri mutuza mani kugira. Adam. Kano. Niba bari kuvuga. Ndagapfusha ruka. Wagira na amata. Uwe nawe kuzi gusuka bya aho. Bayisukute. Jeri kazana urufuru, sana mwereka. Cyangwa usukuma wowe turebe. Bayisuka gutya urumva? Uzikari byo. Ntabwo. Ariko guca ni ibindi byose. Guca wagira na amata numve mbese. nta n'uwabye. Sana sono numve. Ndahita bikumvira. Ariko ntabwo bitabiza nuko harimo wisiki. Oya. Aha. Katunga harimo wisiki uko biba bimeze. Ndabamenyesha. Ibyo bintu ntabwo biba ari byiza. Nahira sukira. Sukira. Kwisukiye sese nakweretse urugero. Ni wa musoro rero nakubwiye ko nzagusengerera. Shabana. Bikakurenga. Twaryaryoshye. Iciye kikaza. Seba, bimeze neza ariko. Ariko ntuze gusina nk'aba bandi basinda ugasanga ibibazo ntabwo ari po. Angaterwa n'ukuntu ariko mane ino rikiri bimeze. Iyi nzoga mani na nziza cyane ngenda nayifana bya. Mane je ndayifana ntitera ni. Aho bose kumva nyine. Nenga kamera. Tudutipe abangaba gute baje gute. Twebwe. Mane. Ariko rero byibuze ariko abagoma n'abavumo. Kusha. Atumiwe na. Jewe kijanye no gutumikwa. Uyu mutipe nawe ngiye hano bari kunywa ngo narinjanye nzanye n'uyu. Mwaratumiwe. Oya ba uyu niwe wanzanye. Ufite invitation? Invitation. Hada invitation. Ese akomeye uzane ishuze yabo bagabukata. Uzamukabanyaza n'invitation. Kabara. None se waje hano ubundi ingingo kurengera yatumize hano ni Mu mwanya wanje yanzanye. uyu niwe wakuzanye? Ikiro kumuzanye. Ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Ntamwishyurire. Ingingo ikurengera bashingiyeho
ukazana umuntu uri umuvumba wazanye undi muvumba ushingiye kuri oya nabonye hano hari inzoga nyinshi ndavuga ngo inshuti yawe ntabwo yakwicwa n'icyaka kandi ndi kubona zihari mpitamo kumuzana none se zirahari n'ubuntu ntabwo zaguzwe oya niyo zaba zaguzwe nyine urumva none se ko yakwicwa n'inzara kandi icyo kunywa bihari niba umuntu agukuye ku izuba akakuzana hano musangire n'abandi usomewe bisaba nawe kujya kurarika oya ntabwo ari kujya kurarika ariko inshuti yawe nyine uzi ko mubanye neza ibyo urumva ni ukumereza ibyo uko ndi kubibona uyu mujama nimba yararetse aho we afite amafaranga yo kwisegera no gusegera uwo bazanye ntabwo turi poromosiyo wahawe rero yarangiye ugomba kwishyurira nawe ukamwishyurira cyangwa byapanga mukareba ukundi kuntu tugahita dusesa amasezerano umuntu yagutumiye nawe utumiye undi ushingiye ku kintu umatumbwiye uyu mujama rero afite yo kwishyura ukuri kose ahubwo namutereka uyu munsi ubwo twereke tuzagutumira tuzabusumira wa muhungu reka mubwire uzi ukuntu byagenze uramuhanya wagenda rindi mu modoka abarambwiye ngo ngende ngo bansengerere ngo niki none reba ndasinze ubuzima baganiriye ubundi inzoga igura 25 ubundi yayishyuye cyangwa baraduha natanyishyura rure njye nta kintu nabajije niyo wabibajije njye babimpaye yimwe ahubwo kubera niyo mpamvu reka mbereke iyo watanze komanda yo kora yayishyura nawe wamananye mwumva mwa nasinzoka yanjye niyawe mwana mwareka ntanganso noneho uko bimeze ubwo turi kugurana akura mutipana mu musengezi mwana uramujyamaze musengezi cyangwa ni karatsinzi undi kara byataje rata mufa man nubwo duteraniye hano ntabwo zimva n'imvano y'impamvu turi hano ntabwo yizi isabwo je gode nyine utumije wenyine ubwira amanega ubwira abasore twabanye nyine ubabwira ko tukeneye kutunyuza amakarawe ni ukuvuga ngo rero aya mafaranga pe nkubwije ukuri urabizi ni inshuti yanjye niwo inshuti mfite hafi aya mafaranga nayibye umuntu mugenzi wanjye ni ukuri pe nyine bireka kuba nabikoze gutyo nyine nayabonye ukuntu wenda yayarangaje ukuntu birangira nyafashe ariko nyine umvaga aho ubiboniye mushaka kugira dukoreshe iminota mikeya bitararenza wenda isaha imwe tuba tugiye kugira bakaza se mwana wowe wari uzi ko iyo boro uyifite uzi ko n'ibyo bifaranga byose ubifite nturangije unatumira abantu bose bamara kureba none rwanda njyenyine mwana ko wajya wenyine wamanza witsimba nyine ubu byasara bamfashe se bakamfunga ninde wazamfunguza nta nshuti nasangiye nawe urashaka uragiye bazadufunga neza oya njye ndashaka kugira ngo nibamfunga muzamenye ko nziyorose mu mpera kari igiti nkiyorose ahubwo nyine ubu ni nkuko nabararitse mwese ndashaka kugira ngo buri wese amabone buri wese amwere 10 wena nsigarara niba batamfuka nabyo rero akajini yanjye nayibonye nicyo uyu ntari mumwe mari wowe man nshaka kubimura nkabajyana hano ntabwo ndi kuyo mugeze twe n'ibande n'ibanye wapi ntabwo twibona ahubwo njye yaje kunda urambwira yuko amafaranga yibye niyo mpamvu maze nyinshi cyane tuyasangiye mbese ariko nyine n'uyu nawe ni igisabo oya rwose nyine inshuti y'uyu izamubwira inshuti ye niba ubona ari igisabo ubona ko ari inshuti ye nawe ni igisabo ubwo wowe n'uyu nawe ari igisabo nawe ukaba ari inshuti ye wowe uri umujura oya nkurikije mama waje n'uyu niyo wadufungana ntacyo bitwara niyo wabafunga aho ikigaragara n'ibindi niba akazi mukabuje ariko ntimwakwivana namwe uriya mutipe yari amafaranga yakuye amaze neza akora kwa Eric kwa Bira
umuntu ufite ibifaranga bingana kuriya kaningwe ngo ntacyo mfite arenganye wowe telefone wawe njye nta kintu mfite kaningwe hari ikintu ndazanyara na telefone nayisize zamusuke mu numve nanjye ibi ntabwo wabivanga na wisike umuntu yansengerera inzoga ngana niko kumugurira n'indaya byose agomba kubingurira ubundi nkishima amafaranga ye nkayavendeka neza ariko sha urakubwira byose wasengeye umuntu niba ntasengeye kubera ko baransengera akantu ibintu bimwe gusa bagomba kumugurira n'indaya byose ni ikiremba bagomba nayo kwiyungurira iyo utari ikiremba uzabyara uwawe oya ukoze nkamurongora n'uwanjye Ore imiti dore izuba ryari ryanavuye niba inshuti yanjye ariko inshuti yibonera mu bikorwa by'inshuti tuhamije nawe bibaga ari nje nawe yanga bure ndi inshuti yawe bijyanye n'inshuti ibintu by'inshuti bonjandage nyango ni nje ngomba kugasokotinga kubera inshuti hari ukuntu zigiraga zikabivanga zikabona inshuti zigize mani tusanga urampa mu cyuma twakoresheje kandi nyazana cyane mba yarebe nyazana ze n'ishuri simana koko aya mafaranga yose nayanywereye koko bari kunyishura 120 ari 1000 gusa cyonyine mfite ashobora mbatoroke nigendera mba mushaka urengaho